Ariko abapasiteri mwabaye gute? None se mwebwe ibirara mwabaye mutabareka twica tuganire. Umukobwa mwiza utatse amabinga matako meza nk'ay'injereri. Umubiri wayiriboye nk'uw'ingurube mu bandi bakobwa uri nguge kazi. Nguri umukozi w'Imana rero. Ndaya. Komo n'umureba. Mbona nge ndi ndaya. Ngo ngwiki? Turabayobe wese. Okay banza umbwira umukobwa n'inshuti yawe ni sheri wawe ni umugore ni mushiki wawe ni ndaya tubimenye nako indangamirwa ni iki cyawe. Ni sheri wanje. Nashikabe n'indaya yanjye ni yawe. Aroganye. Ngo sheri wagashirira amenye. Ababirirwa babeshya abakobwa ngo baze abakobwa babuze abagabo. Ngo nibaze mu butayu bakirirwa mu butayu bari kubakorakora mu maguru. Ngo bari kubasabira Imana ngo izabaha abagabo. Utifashagira ubukwe. Ari umuntu ugira ubukwe. Akazabugira kandi ari nyama ya rwo sinzi urunyonga. Ukuri kw'Imana uzarenguka mu bukwe bwanjye nzagukubitira mu rwose. Nzagusekura pe. Sekurwa n'iminsi. Arya ndagukunda sha. Ibi bintu bari gukora imbere y'amaso. Urebe wajya n'inyoni kugaburira indi. Maze urebwe umutima sha. Kigwaburwa na nyina. Nawe baguha kabizusa. Kabizwe n'iminsi. Sheri nyongeza kandi sha. Yego mwanzu kimwe. Yego. Urashaka ngo nzaje n'igisombe itambaye ikariso. Isombe itari mu inyama, itari mu kinono nta kintu kirimo. Bayita isombe itambaye ikariso. None kutabyibuha se. Isombe na kariso bayambaye. Mbona ukundana na YAKA nizo nzozi za nyuma. Kunaranye. Akwe umuntu akundana nawe. Afite umutwe muzima yakundana n'impyisi. Nawe uzakundane n'ingurube kuko ni urya. Yenda kayota kakambika ingofero ngo batamubona. Akuye mu ingofero bureyo. Ninga chargeur yagashinge neza. Yego mwanzu kimwe nimugira amahoro. Nimugira amahoro. Yego nyagasani. Nyanja y'amahoro. Mwana warapfuye ahari. Agatwanya nakinuma. Ari gukora kuri. Ari abagore nyine bafite ibi. Dayari ibyo nibicuba. Cubangana bamuhinde. Impamvu hari serivisi ujya gusaba bakakubwira ngo zana icyemezo kigaragaza yuko uriho kandi bakubuka. Ese yarapfuye. Uzi impamvu? Impamvu uri kubona uyu nawe wari? Nuko bazi ko n'abapfuye bahagaze. Bivuze ngo rero nawe wapfuye uhagaze. Wapfuye uhagaze. Nyamukobwa ari imbere y'abantu arateze. Oya n'ingoni iri kurahira. Zamura n'amaguru bigira inzira. Abandi bo nimugira amahoro. Aho murabona ibintu yakari gukora imbere ya Ndebere yapfuye ahagaze yambere mu mutwe yararangiye. Urabonye ikiryo sha nikiryo ucyashyushye cya YAKA kashyushye kara akibaza umukobwa mwiza nk'uyu ukumva ngo yararanye n'umugabo kuva amafaranga 700 sha uramubona ko ari mwiza. Ni mwiza se waheye. None se uze nguki? None se warayiguriye si mu bagabo baguhonda ndembo. Bamuhonda ndembo se ndembo no baguhonda ndembo ho munsi yo munda ngo muhonde telefone. Bazira umwana wanjye papa wanjye ni YAKA mwana. Bazira umwana afite papa umeze nkawe. Nise kubera. Bariho nimbwa idakingiye. Kubera cyataje nabwe nureba umwana ukamenya se. Ibaze unse yakayabyara umwana muzima. Nubwo ntarabaho muzima. Umwana wawe ntiyavuka yuzuye. Cyakora ne wabyara umwana nuguhita bamujyana indera. Namba n'indera mubyarire. Indera burya nese ubwo ufite mu mutwe. None wazavuka ntagira n'umutwe. Ibaze umwana wanjye papa wanjye ni YAKA mwana. Ibaze umwana afite papa umeze nkawe. Nise kubera. Bariho nimbwa idakingiye. Kubera cyataje nabwe nureba umwana ukamenya se. Ibaze unse yakayabyara umwana muzima. Nubwo ntarabaho muzima. Umwana wawe ntiyavuka yuzuye. Cyakora ne wabyara umwana nuguhita bamujyana indera. Namba n'indera mubyarire. Indera burya nese ubwo ufite mu mutwe. None wazavuka ntagira n'umutwe. Oya urabona uyu mwana atambereye koko. Kandi na cyaje wavugaga ko wa undi yarakubereye. Urabona nibyo uhoramo. Urebye ahangaha. Urabizi neza ko ajya avuga ko nabandi bamubereye. Serious bivuze ngo imaze kwicara abantu benshi. Genzi 3. Oya ngicyo mukundira uyu mwana urabona. Cyangwa ubwo ndo wa gatatu. 3 bicaranye na YAKA kuyintebe. Dore icyo barusha. Dore icyo barusha. Ufite ikibuno cyoroshye kijege. Urabona baradukunze kubonana abenshi baba bafite ikibuno gikomeye. Anukobwa ufite ikibuno giteye neza ariko ugasanga kirakomeye. Ahandi aroroshye. Wanjye nkunda kureba ku kibuno. Ufite ikibuno giteye neza ariko defo gikomeye. Ntabwo aba ari sawa kuri ngiye. Ikibuno cyoroshye se kandi ari mubi. Ari mubi.
afite ikibuno cyoroshye ashobora no kuba afite ikibuno cyoroshye ariko giteye nabi kimanutse ngo none yakabajya bamushinza ko ari iminota 2 nibyo koko cyasibyo oya mabaza ntago arubwo nari nagusogongera ntubeshye abantu ntago nababeshya rwose byibura akiranyweye byeri yarihamije neza gutya ari mugera mu izosi wenda nk'icumi ariko mu buzima bisanzwe ni 2 nyine ni 2 mu buzima busanzwe nshobora no kuvaho nabizi icyo narangije ariko iyo nkuriye iyo manutse ikizimba dangiza vuba rwose nibyo avuga ibyo ari ni amasegonda ni bip ndashaka iyo afite ifembe ubundi nako kanya imya minota n'ubundi birangira biba ni amasegonda iyo wananije we yakakunda abantu banini banga wowe ufite yakagukundira usibye icyo kibuno yashimye we ni igiki mukorera kumva koko ukiriwe nyine n'ubundi neje azaza nundi wari ubizi ni umwana mwiza ariko eje kazaza nundi wari ubizi isoko y'ubugingo isoko y'ubugingo ejo uzaza n'undi aya ntabwo wabinkora ni amagambo y'abantu nibyo urabimenya ko ari byo seri simbizi neza upfa kujya unshimisha ndabineka neza ntabwo mbizi buryo ukanshimisha nitugera mu rugo ukamakeya zitandukanye aka kanya yakamura abana cyangwa urindayaye kanya yakamura abana cyangwa murira muri ntabwo turasezerana ntabwo mubana vuga ngo we na yakamurira mugiye kwishimisha tugiye gutwika nyine gutwika gute nyine kwishimisha twagiye kurya yacu aryamagara akambwira ati njyewe nshaka twagiye kurya yacu akansohokana tukaryoshya nyine nta nubwo Asomye yakipfundura nta gitangaza gihari none se ntabwo ushobora gutunga umugore wawe anywa inzoga wowe utanywa inzoga anywa n'itabi wowe ntaryunywa kandi ukarimugurira iyo haze byeri nk'uko yabivuze aba ni minota ugezeho yaka ugize iki uriho bimeze bitese uriho neza se cyangwa uriho utariho nese ubwo waruje kunsura none se ko ngeze mu rwose nkubone nkarurombereza mpaka wicaye oya kutaneguje naguteguza se hari icyo nja kugusaba ngo iki nje kugusaba igize kuri yo nguteguza ariko abapasiteri mwabaye gute none se mwebwe ibirara mwabaye mutabureka twica tuganire urapfuye nase ko wegera umugore wanjye nawe makoti y'imikara egera hino shiri mfata umugore ntugasekwe ariko se abapasiteri mbona gusa n'umwiyereko mise mbona ko hari kiragutse igiki ariko umupasiteri baramuntumyira ahubwo barakuntumye oya cyakora uranzengereje ngo ntabwo nzaguha amahoro igihe cyose ukinywa inzoga uri umusinzi none se uguhina inzoga ndi nta igihe cyose turongora indaya nako indangamirwa ngo zitwa iki indaya cyangwa uramushaka umushaka ugire nti nzarinda mpfa ntikwiyeho kuba inyangamugayo ariko abapasiteri b'iki gihe ko ari mwe indaya zikomeye ubwo ushaka kwijijisha ngo uri umukozi w'Imana rero indaya yahe ko mbona umureba urambona nge ndi indaya ngo ngwiki turabayobe wese okay banza umbwira umukobwa ni inshuti yawe ni sheri wawe ni umugore ni mushiki wawe ni indaya tubimenye nako indangamirwa ni iki cyawe ni sheri wanjye nashikabe ni indaya yanjye ni yawe aroganye ngo sheri wagashirira amenye umva ariko umukobwa ntubone kukubasira ndibaza umva wa mupasiteri ndabuze umukobwa muzima ukareba ngo uyu ntabwo ari umukobwa uyu ntabwo ari umukobwa kote yuhaze kambara impenure batambaye ikabutura n'imyenda ya siporo urabona uyu ni umwana wo mu mujyi niba yambaye kugira ngo aturangaze abarangaze dore nawe warangaye ubwo se uri kureba oya iryo jisho uri kurijyana ubwo ndiwe n'imbwa zidakingiye cyangwa se muri kenshi hagati yanyu niyo we cyari hagati yacu ngo ndebe ushaka kumubuza yako mubuza nyaka ubwo ndamutse mpfuye no mu buriri uzaturara hagati no mu buriri uzaturara hagati muribwira ngo abayibwira ko bafite bazakora nicyo bari bazi ko bafite umva rero reka umukobwa ntago ari mubi ariko nanone umukobwa ugenda agasiga ibintu ku minwa wagira ngo ni hene yanyoyemo iminwa bishyimbo umva nkubwire atansiyo ku mugore wanjye afite uburenganzira bwo kwisiga uko ashaka ntabwo ari wowe umusiga urumva ejo yaraye iki yaraye iwanjye ejo njya mu butayu gusenga n'umukobwa wambaye gutya ntabwo ari wowe
amabatayo gusa ahagaze ku muhanda yambaye ibihenuye ariko ubwo mutema mugiye gusenga baba muri gusengera mukurara cyangwa gutaha kuki polisi itabazirika abantu mu kijya mu butayu ahubwo kuki itazirika indaya zirusha abantu ku butayu babuciye kwariho muterera n'abakobwa b'abandi amadaho mu butayu kwariho muterera abakobwa amada aho mu butayu muvuga abagore mwabamariye mu butayu ngo ni mu butayu abagore b'abandi ntacyo mwabafariye mu mihanda nawe ngo wambonye nagiye mu butayu reka nkubwira umukobwa we mukajya kubeshya abakobwa we wayona impana vuba n'iki ababirirwa babeshya abakobwa ngo baze abakobwa babuze abagabo ngo nibaze mu butayu bakirirwa mu butayu bari kubakorakora mu maguru ngo bari kubasabira Imana ngo izabaha abagabo ariko yaka ko mwagiye muri kubeshya Imana ko yaka ndakwanga ese uri kumushima cyangwa uri wangene kumugira inama ndakwanga uranukira sheri warangiza ngo uranku uyu muhiri imbere ngeze mutuka wanturiwe cyanda pastor ubura mutaka ariko suni umupasiteri w'indisipurine nk'uyu yari yarambwiye ko azareka inzoga pasiteri w'imbo wazirete ko akoze ibirenze baba zose ngo ni abapasiteri baba zose washe cyanda agenda bukwirireho mu makaya n'uruhara rubi byeri iminwa ngiyo wajya n'ijerekani y'umuhondo y'uruziga baracyari kunywa byeri mba mupasiteri ndakwiyamye nakumenera umutwe hano imbere ya kamera ndakwiyamye ngiye umuntu aheza ndakwiyamye ku mukunzi wanjye gakundana n'iki simaze gatatu mu masengesho ndakwiyamye ku mukunzi wanjye nakijwe wa muhiri nkubura mushimye pastor kisamba wengereka kumbwira umugabo we hari ubwo nkuzi pasiteri w'inzerere none ngewe okay nimba mbonye no bajye kugwa mu rwobo mbareke bagende none se kuri kumutuka tegera zose zigeze abapasiteri imihirimbiri yose ngo n'abapasiteri nibyo nabo ntazi bose ngo n'abapasiteri wumve ngegera zose ibwo zose ngo n'abapasiteri antondagire ubwo uri pasiteri koko nawe magambo uri kuvuga uri pasiteri wawe ahubwo nge nda apotre turakundana marakondana muzabuza abantu gukundana uzabuza abantu urukundo wagira ngo ni rusake igiye guhaha Imana yaravuze ngo muzakundane nk'uko n'abakunze tugomba gukundana usanga turi gusambana mu nzu mutakoza amabi usanga turi gusambana mu nzu namwakoza amabi twari turi ayahe mabisi usanze bari gusamba ariko hano bicaye inyuze mu nzu hariya numva arimo umwuka mubi yakamwasambanye dufite no gukoresha ibyaremwe n'uburenganzira bwacu gukoresha ibyaremwe mwaganaga ndi kubumva ngo agakingirizo ngo ntabwo urangiza kwiki unase tubwire waranje cyane ntiwarangiza uburenganzira bwanyu gukoresha agakingirizo zose ukoresha iki kuri uyu nguyu kuriya ngo yakoreyeho none se wabiwe n'iki bagerega ngewe natinze hano kuri iyi baraza byumva se niko kubikora umva ntuzahenguke no mu bukwe bwanjye ubukwe bwawe kuko ndabizi intwererano yawe ni ikigage cyangwa cyane n'uyu mukobwa we nta relationship irimo hagati yawe nawe wowe barakuzi usanzwe uvumba mu makwe wiyise pasiteri nta bukwe utavumbamo uri umuvumba buri bukwe ndakubwiye ngo mbwira n'abandi bavumba mukunda kuvumba mu makwe niba watwereye ubushera jya kwicara mu bushera apana niba watwereye ijerekani y'umusuru cyangwa ubushera ngo ushaka kunywa mitsingi kandi watwereye ubushera niba watwereye ubushera icara mu bushera niba watwereye 500 baguha igikombe cy'ubushera utahe ntabwo uzaba watwereye ubushera ngo ujye kwicara muri abavumba ntabwo bemewe uzajya wirirwa wahanaguye ikoti na Bibiliya ugenda uvumba mu makwe ngo uri umukozi w'Imana gusezeranya ku buntu usezeranya ndewe unsuza abana rongoye wowe untera imyaku usiga ibyaha byawe wowe nta bukwe atavumbamo uyu musupasiteri muherutse guhurira hehe muri kuvumba ndakubwiye mu ntara zose nta bukwe utamusangamo kandi iri koti aba yarihanaguye n'iyo congo imeze nk'igufa nkandi nabonanye Kanyange ejo bundi iyo congo imeze nk'ihembe aba yayihanaguye nta bukwe utamubonamo yitwaje Bibiliya maze rero ngo kijya kurya abandi baje kujya kikishaririza namba nanjye namba n'ikoti n'ishati n'incongo nayihanaguye yakagena nka mayibobo kibungo bakaba ari harumbara yakaniye amaso nk'inturumbutsi kibungo za Gisenyi za Byumba ngaho mu Bigage ni yaka apo turavumba koko se akunda ikigage ati vumba ariko ni n'umuco apfa ko ariko no gutwerera nkaya kugenda akabunge ngo nakoza kuvumba ni umuco ariko mubazize gutwerera hose umuco
none se nyatwera nta najya twerera nawe uretse kwitwaza bibiliya gusa yansiga isura mbi wari watwerera wowe uretse kunywa iz'ubuntu gusa gutwerera si umuco gutwerera ni ubushake kuvumba ariko baragusora kuvumba oya bagusora guteze oya umuntu usora umuvumba ubwo n'umuntu ntabwo agira umuco nta rukundo agira ariko mujya mu bukwe bw'abatifashije kuko usigaye yagira ubukwe utifashije agira ubukwe ari umuntu ugira ubukwe akazabugira kandi ari nyama ya rwo sinzi urunyonka ukuri kw'imana uzahinguka mu bukwe bwanjye nzagukubitiramo rwose nzagusekura pe sekurwa n'iminsi none uzababanye nani nzagukubita n'ukuri kw'imana uragiye ntago ngiye yampaye nka pastor amasomo arafashe rega yakaka mbwiza ukuri rero arya ndagukunda sha ibi bintu bari gukora imbere y'amaso urebe wajya n'inyoni kugaburira indi maze urebwe umutima sha kikugaburirwa na nyina urebwe umutima sha sha feri ikira kimwe yacu cyane danje nk'amatara yo kuri boîte yana giteza iminwa ajya niyaje kandi y'umuhondo cyangwa itabu pasiteri wahe nawe baguha akabizusa kabizwe n'iminsi inyongeza kandi sha yego mwanzu kimwe yego ku muntu wa pastor nanjye imbwa ngahura nazo ngahura nazo uri imbwebwe sha nuko korerwa yanaguye ikoti ndako bimenye sinajyaga kuza yanagura ikoti yirirwa vumba gusa ngo yakayagukunze mwebwe abako mumeze nka tagisire gusigirwa tega indi intara zose naberwa habaye ubukwe bagomba njya kubatwerera none zo gutaberwa aho babaze yakaba hari iyo minono ngo bamwise mapine aho babaze inka hose ibinono bari bateka isombe bakatabyibu nabyo none se ugira ifundire bagabura amafiriti zingengana n'igishwi urashaka ngo nzajye n'igisombe itambaye ikariso isombe itarimo inyama itarimo ikinono nta kintu kirimo bayita isombe itambaye ikariso none kutabyibuha iyo sombe na kariso bayambaye murambara nimushira imbeho murarya ntimuhaga murareba ntimubona rero nawe ifundi niyo wayigabura amafiriti ntizigera ingana n'igishwi kugenda ureba yakana ubwo yaryo sombe irimo nayo mapine ariko bivuga ngo kugenda urebuzwa abagore babandi gusa ureba mu ngutiya z'abandi ubeshya ngo uri pasiteri kuri guhengereza mu ngutiya z'abagore babandi ngo uri pasiteri buriya navuze ko namuhira imbizo yo gutuka agataye woze kuri mbikunda gake kano gataye bakunda kano gasayizi kanje sheri nanjye nkunda itaye yawe rwose umukobwa rero nibize ngarame nimana vuba nigendere nikora ibyo ukora nigendere rero abonye ariko ko mufitiye ubusambo oya ndi kumugira inama uko ndamubyange ndi umusaza mabyara iki ko abapasiteri b'iki gihe twabavumbuye kugenda urebuzwa amatako y'umugore wanjye amatako se yangaye uzingana amaribori ejo yabora akamuhindukana amaga barasabara he wabuze amavuta amatako meza arutaye inkoko inkoko ushaka yo kurya amatako y'inkoko hoteli zageze mu ntara yageramo umuntu ukundana na yaka nizo nzozi za nyuma kunana akundana nawe afite umutwe muzima yakundana n'impyisi nawe uzakundane n'ingurube kuko niyo urya ibyibushye nkayo ibyibushye nkayo ni ariko buriya ingurube ingana nawe ufite ibiro bingahe yavamo ibiro bingahe ingurube yangana nanjye gute uyinganya nawe kubyibuha ubwo yavamo ibiro bingahe nyangara gata rero wakweho ibinono n'uruhu mushenzi wa numa ntazi kugera imanuna abantu kabiga nyangara gata ni oya ingurube ingana nawe ndakubisa nkuva mu cyezi wihereze umundi nya kwiheza nawe ugira uko wigeye ariko ye n'ingana nawe yavamo brusheti nka 60 abara mu nyama yose abarire mu uko nkunda kaboga nge niwanjye mubaze sheri ntabwo namara iminsi 3 nariye ku kaboga turakaranga twebwe karitigaho umuriro kana kaboga nako ko ndebe umureba uwo mukobwa cyane ariko umukobwa wamurebye cyane ariko ureba mugenzi wawe uri kumureba cyane iminwa uyu no ndebye cyane nge nanarakaye buriya ariko wamukuru mugukopesi inde nzarinda mpfa ntikuyeho kubinyangamugayo ntabwo napfata akabwera mu muhanda nyamunini kakabuno nyamunini kumudigi iryo zina ry'ubupasiteri uryikureho nyamukora iki nyamunini kakabuno amagambo ufite uri imbobo warerewe mu muhanda warezwe nabi imbobo nisa yiri ndangamuntu indagira aho itaha njyewe mfite aho nta mfite indangamuntu
meze nkawe makayabo makaku mbesire nyangaragata mushenze wa noma. Imbwa mbi ni nkawe, imbwa mbi nitagira sebuja. Nimbwa ifite sebuja we kurusha agaciro. Wowe kaburi iki? Imbwa iba mu gipangu. Uri imbwa rero, uri imbwa y'inzererezi. Ntanutse. Imbwa y'umusege itagira hita. Nyagupfapfuka nk'ikinyabwoya ntandanzeho. Ndashe. Ntandanzeho. Mbiri wapfuye kera. Wengo warapfa imiryango yakuritinda kuza ngo babaze gushingura. Pasiteri cy'inzererezi sheni. Warebye umusatsi afite? None mwegere. None se yaka warawugira? Yakatura umutwe wawe. Afite mu mutwe. Nakasheje yagashinge. Wagira ngo ni kaburimbo nshyashya. Agenda karetse akakambika ingofero ngo batamubona. Akuye mu ngofero wabureyo. Mwasharije yagashinge neza. Yego mwanzu kimwe mugira amahoro. Mugira amahoro. Yego nyagasani. Nyanja y'amahoro. Man warapfuye ahari. Agatwanya nakinuma. Enama. Yewe ambara. Umwaka nimugora ndeko nawe kirambara. Wamandazi. Uziko yiyogoshesha ariko indi nyogosho none uravuze ngo iyi nyogosho bayita lokasa. Lokasa ya mbongo petike bana bilo kwa kutakeba. Ubuhaje abashinzwe umutekano bagenda bakugira muzerereze. Kubera ikisi? Kubera ukusa mu maso utumbaye amaso nk'inurumbutse. Narambatse nagaceze. Uragiranye uruhanga n'aka gahanga. Agahanga nakingare uruhanga n'urw'imfura. Ari kwinywesha mariti imbere ya kamera kandi behind camera akunda urwagwa kubi. Akundana n'imiti. No mu makwe ari abafite agacuma ku rwagwa. Yabuze ikigage. Kankubwire. Nubwire nushaka kubira abareba kino kiganiro. Batange comment. Nagira kubira ko ngewe Potere Manase nanyoye inzoga. Potere Manase. Sembuye urwo rwagwa n'ibindi n'ibiki. Ubundi haranditse ngo urwo rushunga ndushyi mu ruharira ababuze ubwenge n'abagiye gupfa. Cyakora ugira n'igifu nicyo guhingirwa. Umuntu wa 15 kubusheramwa akagazira muri kiragifu. Urwagwa weke ana ruvanga n'ikigage none kwa mugaba ubundi akajya imbere y'abantu akabwiriza ko urubwa rurambera ko kagira ngo bamutumye iyo ubushera bwashi mbese nta hantu ho kuvumba hahari iyo tupfunduye inzoga warasinda none asinda umwuka asinda ntanye bivuze ngo ntabwo nk'inzoga wabumviza se asinda nazo muri bari mukitsina nimba nsinda umwuka kunywa n'ibintu shoko ntago wabonye uyikugurira kagurwa abahinzi kari kugutuka taga pasteur gatukana wabuze impamvu ariko pasteur ujya gusaba serivisi ahantu koko ngenda baza Abanyarwanda ndabaza abantu koko uyu muntu uyu muntu ni umukozi w'Imana ko umuntu w'umukozi w'Imana utukana nyingo uri kumusingiza Makaku nigeze mubwira nabi. Mayibo. Undi mukobwa araguhamagaye. Wapi ni nzovu mamagaye ni metere nzovu mamagaye. Mwitabe twumve. Niba ari nzovu mwitabe nana mu. Mwitabe. Nzovu wala. Namfu. Metere nzovu kabisa. Muhamagara turebe. Nguyise. Amva. Niwe nagarumu. Nzovu mje wone. Abizi neza katari umukobwa. Yitabye. Nzovu turi kumwe n'uyu yarama. Nzovu. Uriye metere nzovu. Hari umuntu yacu dukunda nagiye kureba mu mujyi. Sha nanjye ni mu kiganiro ndi muri interview ndakuvugisha mu kanya. Yego najyango nanjye kumwanga kuvugisha ko niba uri mu kiganiro nta kibazo. Ndahita nguhamagara n'insozi ikiganiro metere nzovu. Sawa. Pastor ngo bajyanye. Ni umufana wacu dukunda yagiye kumureba mu nabo n'umuhirimbiri. Umuhiri. Ziramenye ngiye ko zijya kwiba nyine. Ari base ni nabije. Amamagaye se. Nuko azi neza ko nta mwitaba. Oya turaba star twe turazi. Nge na metere nzovu urumva ni umufana wacu dufana. Ndetse n'igitari cyabiri. Waretse n'igitari cyabiri. Ngo z'amakuru. Sinzovu mureshya n'ingingo z'amakuru. Ufite uburebure njya kuzimu. Uburebure njya kuzimu. Wese tureshute. Woresha n'ifuni hambwa uri muremure. Namubwe ngaza gukizwa byaranze. Azakizwa ku ngufu ndagaswa. Ariko ubu uyagusengera ugakizwa. Azakizwa ku ngufu. Ko yagusiga ibyaha ahubwo ko wajya nikuzimu. Abantu barabyumvishe ngazakizwa ku ngufu. Nukuri kw'Imana. Ubuze ngo iki pasi? Ntago mbyibuka nge navuze. Ariko pasi. Satani wakunesha. Ubu utanze hano gute? Ni Satani wakunumye koko. Wamubwira ko utambonye. Ni fantasi nyeguriye. Kanyiwe none nyimari nitahira. Ariko nanone ibizakubaho nyuma yuko ngiye. Pasi nukansengere uzisengere kuko nawe ubwawe. Nubona ijuru.
imana zabitabaho nanjye none ngiye kukugarukira ngazakizwa ku ngufu ndagaswi nikavuze kiza abantu ku ngufu ndagaswi iri jambo ndagaswi ntabwo waryumvisha ariko pastor muzima ararahiye ngo ndagaswi izo nabivuze bakunzi b'Umutako TV apotre muri kumubona manasi byari mumbwira pastor urahira ngo ndagaswi ko yari imbobo rubebe uvuga rurambera pastor urahira ngo ndagaswi koko mwamubonye nigeze ndivuga ndagaswi wavuze ahubwo wayivuze kenshi bakunze Umutako TV rero mumbare munyizi umupastor betinga numvaga ujya amatwi ntiwumva ibyo bakubako oya nusanga wayivuze inyi ndagaswi gashaya kari gukora yewe mugira amahoro Bonye byiza by'abagabo sha nose uri umugabo ibyo abonye ibiryo by'abagabo nzapfa ntiko yo kubinyangamugaye kurerwa uhengereza ngabo kanda voka cyangwa imineke mu ngute z'abagore babandi ngo mwagiye mu butayi ariko ubwo butayi mwagiye gukora mu ngo rashishikaraga n'inguru yigushishirwa iri kwagazwa kiramwegame wagena ikintu cyapfuye mbere imiryango yakuritinda kuza ariko wagere ufite mu ndaheza nka mubuno wagena nk'igisigiye kumena ibitaka wagere tukarya ibiryo Imana yaturemye aba n'ibiryo Imana yaturemesha ngo abantu bafite amabona akomera ari abagore nyine bafite idayari ibyo ni ibicuba gacubangana bamuhinde ngo ruraho nariko bahamagabana ngo ajya hara mu nama wagenda atagenda se ko impamvu hari serivisi ujya gusaba bakakubwira ngo zana icyemezo kigaragaza yuko uriho kandi bakuboha kwibokora ari uku nguku twaribohoye nyine ndakubwira ngo wambwira impamvu ujya gusaba serivisi runaka bakabagusaba icyemezo kigaragaza yuko uriho kandi bari kureba wese yarapfuye uzi impamvu uri kubona uyu nawe wari nuko bazi ko n'abapfuye bahagaze bivuze ngo rero nawe wapfuye uhagaze nyamukobwa ari imbere y'abantu arateze oya ni ngo niri kurahira zamura n'amaguru bigira inzira ariyo pase uri gushushwa arayazamuye murabibona aya maguru ko mbona wayarebye cyane ndi kwibaza urabona ikibero cyoroshye nk'ikisha mu kukirya cyane ujya mu kugiterura mana kuri kukireba cyane icyo kintu n'umujinya ibaza ariko ahantu yakavuye manasaka hajya ntibishoboka ujye winyetse buri rero ngewe umva ukuntu Yesu agira neza kubona ingwe cyangwa intare yatumye imbeba kujya kuyihahira nawe ujya wigira niwumva se ko yihahira ntabwo birya bimwe intare ifite uko ihiga ku giti cyayo n'ubushongore n'ubukaka bivuze ngo uyu nguyu ni YAKA ariko nawe hari aho jaze kukubwira ko nakubwira abapasiteri b'iki gihe ni business nakubwira ngo ubu YAKA ni business twajya muri competition ariko ubundi wowe sha YAKA bano uhereza urushungo uzi icyo bita gukunguta nangwa gukunkumura sha aputambyina gisambo kabyinisha kabuno mwirimbi ahubwo muri kumva ko ibintu biri kwikemura muri kubyumva ko ibintu biri kwikemura gukunkumura sha urwego rwa YAKA urwego rwa apote n'urwego rwa YAKA urwego rwawe cyane uko muzansuri urwego rwawe rwari rumeze rute muzansuri Asomye petit damage cyangwa umugore wanjye ni mwiza nk'ukwezi arabagirana nk'izuba ateye ubwoba nk'igitero cy'ingabo gifite ibendera uyu mugabo kazi guteretara ateretwe n'iminsi naguteresa ni kuvuga ibigwi umugore wanjye ni mwiza nk'ukwezi arabagirana nk'izuba ateye ubwoba nk'igitero cy'ingabo gifite ibendera wabyumvise umva ikintu nazura yakangaza n'umugore naho abandi bo nimugira amahoro aho murabona ibintu YAKA ari gukora imbere ya ndebere yapfuye ahagaze yambere mu mutwe yararangiye urabonye ikiryo sha ni kiryo Asomye mujya kwimenya mugaruke ubu cyashyushye cya YAKA kashyushye karabasha bivuge neza cyashimye wowe urumva wishimye tugomba kwisanzura dufite uburenganzira bazo umuntu umeze nk'umununi akawuhonda kuri ritako uyu muntu ntago muzi uyu mukobwa mununi ni wowe kamenyane nawe ariko buri ujya wiborosa urwa kwiborosa ryari buriya nawe ujya ufata akanya ukagura ku rugati nabonye usa nk'umuntu ugira ukuri uyu mupasiteri ntago muziranye nta n'umwahuriye twahuriye rimwe muri boate twahuriye he muri boate wagiye kurya umuziki kwa gatanu sibwo tujya gutwika ku gisimenti ariko abapasiteri ku gisimenti barahaharaye mw'abantu ku gisimenti abapasiteri nsigaye murirayo nabo
izina ry'Imana ntabwo ari ukuvuga ngo wenda ni komanteri abapasiteri basigaye banywera ku gisimenti nibo gusa byari umupasiteri nabonye arambwira ati umbabare ntihagire umuntu mbona akubita cyakora wenda YAKA kase tuvugisha ukuri abapasiteri banywera ku gisimenti bangana iki tuvugisha ukuri gisimenti dukoresha ukuri oya gisimenti si agace ntawe utajyayo hari muri buwate ya gisimenti ngo nta muntu utajya rwose n'abapasiteri nawe kujya muri buwate ni mu rusengero bakunzi bo mu Mutako TV murumva ko biri kwikemura gisimenti rwose nawe arabashinjije utajyayo ni kara ni agace none se Nyamirambo ko babashinja abana bangu bakoresha urumogi n'itabi n'iki nuko Abanyarwanda bose niko bameze rero ku gisimenti uragaruka afite office ndanahakorera ariko naguvuze ngo ibyo yabagiyemo hagiye kwiyandarika akibaza umukobwa mwiza nk'uyu ukumva ngo yararanye n'umugabo kuva amafaranga 700 sha uramubona ko ari mwiza ni mwiza se waheye none se uze ngo iki none se warayiguriye si mu bagabo baguhonda ndembo bamuhonda ndembo se ndembo baguhonda ndembo aho munsi yo munda ngo muhonde telefone yajyana wakorokera umugore ngo bamuhonda ndembo si n'umujura akubitwa na polisi ko arizo zigira ndembo uyu bamukubita ndembo n'umujura n'irondo ryo nawe urayifite pasi n'abanyerondo abanyerondo bunini babagira ndembo nawe urayifite ndembo ariko ubundi pasiteri urasiramuye cyangwa ufite igifirimbi YAKA rero yarapfuye pase bagusiramuye ikibazo rero ntasubiriza imbere ya kamera kubera ko nabonye basubiza nk'abana nyagasa nyamara noneho utangiye kwishima mbanza umukobwa uri kugenda umukunda gake naje gusanga abangaba umuntu abahaye akanya bakizwa bakava mu bitizerwa ngiye biryo ntago nabivaho ubu urabona gusamba niwera gusamba uko nimura mugasambana murapfa nyine ture gusamba Uburyo n'umwagaza buhoro wikururira ibyago nako wikururira ikishi ubukereye kakuzonga ukabona bishimwe tanukaniye n'imboga nakugira inama YAKA wikomeza ingeso mbi iyi ntago ari ingeso mbi ni ibiryo muranyu umunsi ejo karana nundi ni ibiryo bya buri mugabo wari we wese ni ibiryo Imana yaturemeye ni bya bose uwo bisanzwe ndararya oya reka nkubwire ibi ni ibiryo by'umuntu wari we wese keretse niba utari umugabo ntago ari ibintu byo ngo ntago bisanzwe birasanzwe biriya ni ibintu bisanzwe ese pasiteri agushimiye kubikora buri munsi ku bantu batandukanye none se ko anywa fanta nkanjye nkabanywa byera urumva duhuriye he kuba indaya se uyu ntago ari indaya indaya se byandi nta cyapa cyanditse ko ndi indaya uhagaze mu muhanda saa 7 z'ijoro pasiteri uribuka pasiteri niwe pasiteri uribuka bazanira Yesu Kristo umugore wasambanye akababwira ati ntiyagira umutera ibuye ntago mwirutse nari mari njyewe ariko biranditse ko mwirutse kwikemura pasiteri iyi kofi kamerama bangu kubereke iyi kofi iyi kofi tunanyibaho ngo ni ikimenyetso yarari gutanga wakibonye yarari abanyamakuru abo rero wa mukobwa bafitanye gahunda urabona ko reka mwatake uyu munyamakuru nawe ari gukora muri kofi ngo bigende gute niko ndakubaza mbaza rwose ahubwo ushamugire vuba shangiye gusamura sha yewe kunsamuza sha subiza buretse YAKA uyu nawe reka tumwatake umunyatake hatatazajya buryo ntaratahira ubukogira ntago nzi kubyina nanjye umuntu nari natumira mu bukwe agira ngo si inshuti yanjye yego uri indaya cyangwa umukiriya wazo ndi umunyamakuru nze ngo ndi umunyamakuru kandi urabizi ndi umunyamakuru ahubwo maze rero nanga imbwa ngahura nazo cyangwa turanabazicirira ndamaze iby'indaya ati ndi umunyamakuru nyine uri umunyamakuru w'indaya cyangwa umunyamakuru w'umukiriya wazo kuvuga ngo sindi umukiriya w'indaya sindi indaya ndi umunyamakuru utari indaya ahubwo icyo nabwira indaya rwose abakiriya banyu mujye mugerageza mu bakopi none rero umusatsi wawe ngo urumuhirimbire mujye mugerageza mu bakopi ubu bagahindura kamera banza bakwerekane kamera mave ni umunyamakuru ufite ubwanwa burebure wagira rya tungo ririnda urugo pasiteri sindeba tujya kunganya ako uri umwana hari ufite imyaka 16 maye nka databuje asuba abakunzi b'Umutako koko bari abana bawe w'imyindezo bakaba bafite ngahe
ariko utangiye kumbeshyira ko ndakubeshyira nta bana wimye indezo ukabweshya ngo utanga mitiweri gusa hari abo nshobora gufasha nagize ubushobozi aka kanya na kubabyara ngo ushozo kubabyara ku cyo ushaka kumufasha nta mubyara ko nta kubyara ntago urabyaraho ntabwo ne nabyara upanya kwigendera hoya sambana ntabwo nsambana shari njye nubwo tutasezerana bana tuzabyara niyemeje kubariraho nzakora hose bazira umwana wanjye ni yakamwana kamwana bazira umwana afite papa umeze nkawe ese kubera bariho nimbwa idakingiye kubera icyo atagenda nabwo nureba umwana ukamenya se ibaze unse yakayabyara umwana muzima nubwo ntarabaho muzima umwana wawe ntiyavuka yuzuye cyakora nawe wabyara umwana nuguhita bamujyana indera namba n'indera mubyarire indera burya nese ubwo ufite mu mutwe none wazavuka atagira n'umutwe umwana wawe yavukana amagambo menshi amagambo atunze ntabwo yaba yuzuye mu mutwe tunzwe n'umunwa yavuga n'ibigambo umwana wa yakani abari ntabwo yaba yuzuye mu mutwe na yakubwara aratitira ngo yarapfuye umwana wawe se oya uko yaba ameze kose ndashobora kuba afite mu mutwe ariko wowe yavuka ubwonko ntabwo habyara tuvugisha ukuri yavuka tukana yewe narabyaye n'ubusanzwe mfite abana yavutse tukana nkuko yakabivuze cyangwa tukana tutse nde uyu mugiri mbirize mutuka nge nka data makapo nigeze nyita nigeze mutuka makako ni wowe wakasimba utaka ngo mutuke ihangana umutuke twumve ne maso maze nk'indi umutinge sinamutuka no bwanwe bumeze nk'ifoko nka za fuku zicukura ibijumba we nta nubwo umeze nk'imbeba yo mu rugo ntabwo n'imbeba yo mu rugo ikomba amasafuriya wowe umeze nka za mbeba zo mu bijumba uri ifuku wowe uri ifuku wafuku komeza ubyine noneho nawe ugiye gukurikira fuku yamaze ibijumba bamuramo kuri guhekenya ibijumba mfite n'amenyo hano wagira ngo ni ibyuma uragira ngo aze gukora ibintu yarakaye humura ndagutunganya neza shi humura ndagutunganya kandi ndagushimisha shiri yakumva ndagutengeneza rwose ndabanza ngukubitiremo kagorira ubundi ngusesere mwaya matayi ngo utunganye ngushimishe sha icyo yakayakurusha yarakendishije niyo mpamvu nagiye kuma ahagaze nyine waya n'igiti cy'inkokore cyo mu butayu yahuye n'ikisho kiramwonka nk'ikirondwe nawe araho akanuye amaso nabwo ntanayagira ntago uzaho ibyiza birisha ntago uzaho ibyiza birisha saragukoye ntago uzaho ibyiza biri ntabwo ufite amacupa mu maguru uri kiragutse koko ubivuze ngo rero wowe umaze kuba nk'intoboro za supanete iki cyagutse ariko wahoze uvuga kuva kare iki cyicaro bicayemo iki cyanyuma ariko cyakora iyo congo yawe uzayivumbana paka wiyemeje kuvumba paka yakanubwa mbere namubona yambaye atya none bakona igipira no kuzuba afite igipira ko muntu barakimuraze kumbe ngo kera afite nyirakuru wabo wavuraga atarapfa agiye gupfa arabimuraga ati mwana wanjye ihangane kwa mukaritasi we nyogokuru uramuzi anzerereze nyogokuru wabona umwe bakubise ahantu bamukubita bati upfuye uri umurozi reka nawe tumaze abantu nyogokuru wanjye uramuzi wowe oya okay tugera ku musozo basi ndazi twaganiye cyane yaka ntabwo ari umwanzi wanjye sibyo yaka ni inshuti yanjye tuba tuganira kugira ngo dutere ubuse kandi koko ni ngombwa urabona hari ibifura reka mfate mikoro mbivuge neza nta kibazo rwose habaho ibifura hakabaho n'imfura imfura ziratarama ariko ibifura ni wa muntu ushobora kubwira ijambo ribi ukabona ararakaye rero nanjye urabona ko abantu banshina gutukana ko ntabwo ari gutukana ni uguganira ni ugutebya ni ugutebya bisanzwe nk'ubu nari nkwatatse nkana wese n'imitoma ahubwo bibyarahuzeho kera babaga bashaka kubwira ijambo ribi yari nkana ngo ndiye kuri gifura ko nsanze nawe warataramye uri intore kera na seperi penza na mimi nafurahi sana pasa nanjye nta mutima ndabizi urabizi duherukana ahantu kirike pari dusetsa abanyarwanda dushimisha abanyarwanda so ubu nkuru biki kiganiro ubwe yaba yishimye avuga ati byanga ko reka turema amaherezo ya yaka na pasteur ko biri burangire uyu mukobwa mwisindaya ko sindaya ndanamuzi deja ndanamuzi oye reka umukobwa umeze gutyo ntabwo uramuzi ndamuzi umukobwa ahantu mujya muhurira nyine mukaganira kenshi cyane ndetse na filime turi gukina na yitwa Relax Story n'urugo rwanye filime urugo rwanye murayizi mujya muyibona umukobwa ayirimo niyo comedy yitwa Relax Story umukobwa nawe ayirimo ica kuri Giant TV show
muze kuma mwakazi muzamubona n'amabuno manini ameze nka hirigisi ipakiye imbaho akunda kwemeka imyenda miremire hari ibishati byadutse mbari amakanzu mbari ibishati biba bifite ibifungo mpaka bikagira nk'ahanga niyo cyambaye amatako yameze nk'ayinjerere bise bijyanirana nuko utamunuka amabuno ameze gutya ariko cyane ngo ufite ikibuno ngo umeze nka hirigisi ipakiye imbaho Manase turi kugana ku musozo twari turi kumwe na Pastor Manase ubundi amazina ngiye kuri ninja mu kiganiro cyatangiye okay so hari n'umuvandimwe wanjye ni mubyara wanjye werekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uramunyibukije bamwitaga Manase so ahari hose niba ari gukurikirana iki kiganiro ndamusuje urakoze cyane ngiye uri amazina ngiye kuri nitwa Nkunze Rwanda Leonari mvuka muryango w'abana bane ndi wa gatatu imbere ngira abakobwa 2 n'inyuma nge n'umuhungu iwanyu bose baterana ubuse cyabataka abantu n'abataramye iyi ni karande y'iwacu n'abataramye ndi wa data rwose n'abataramarya ndamusuje twanzabona n'uma domisiyane wone data mvuka mu majyaruguru y'igihugu rero nkaba ndi umutaramye cyane nkakina filime na comedy kuri uyu munsi ni gukina filime yitwa Urugo Rwanjye ndi umuyobozi wayo mujya muyibonica kuri Moon Galaxy murayikunda cyane nyuma yaho ngaho mba ndi kuri Giant TV show muri comedy yitwa Relax Story. Uyu munsi uri ku Mutako TV. Uyu munsi ni ku Mutako TV abakunzi Mutako TV ndabizi barabize cyane niba utarakora subscribe ku Mutako TV ukabura iki kiganiro yikora none ahangaha. So nge ku Mutako TV ndi umusangwa mamaze imyaka n'imyaniko so murakoze cyane. Urakoze cyane. Uyu nguyu mwe muri kumwe yitwa nguki yaka? Namuhiye nguki. Jewe nitwa Alice. So mwakoze cyane Pastor mwakoze cyane kabisa. Nkamazemo. Niyo nakabona kubona uko mvuga se. Tukarangizanye n'ikiganiro. Je akase. Mwaguje kwacuruza kwa kundi bacuruza amavideo yako. Mwaguhe. Hari miki katurebe. Akubwo yakagiye nanyi wateretaho. Ni kuko yakagiye wateretaho. Agiye kwataka se. Neka mwatakesha yakagiye yakubwa agiye kwateretaho sha. Oya nago dukana. Neka bareka basi nkuririmbire. Nago. Neka nkuririmbire rimwe sha. Okay ndirimbira ariko nago nta birenze. N'umuntu guko nterona ko nge naho muri na yakange ndi umugabo nyamugabo. Nago meze nka karagasake kajya kubika kagombye kwisunga imikingo. Karagataye nge niko. Mwihorere burabugurwa yani misomya nyambutse ubwato. Nakarakanwa yana kinturumbutse cyangwa se imbeba y'umununi kankuririmbe Umukobwa mwiza utatsa amabinga matako meza nk'ayinjereri mubiri wayiriboye nk'uw'ingurube mu bandi bakobwa uri nguge kazi tugende yes nari tushime Clever nari among the people nari umugaragu w'Imana nushaka kunyite Nebukadinezari iyi ni Umutako TV turakubutsa gukora subscribe share ndetse na comment kandi ikindi we twatangiranye tukagerana no ku musozo Imana iguhe imigisha myinshi itagabanyije nawe